Mwese abadukurikiye muri uyu mwanya tubaramukije mu izina rya Yesu tubabwira ngo Uwiteka abahire. Nk'uko mumaze kubibwirwa, uyu ni wa mwanya w'amateraniro areba cyane cyane abasore mu mpande zitandukanye. Tukaba dutangiye tugiye kwiga icyigisho cya mbere. Nje tugiye kubana muri iki cyigisho nitwa Byiza. Mwicishe bugufi dusenge maze twige. Urakoze data wa twese uri mu ijuru, warinze ubugingo bwacu twese, utwongereye kurama. Abageze muri uyu mwanya bakurikiranye ijambo ryawe aho bari, twese ubwo duhaye kurama kugeza muri aya masaha ubihererwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, udufashe ari twebwe abaryigisha n'abaryumva ritugirira akamaro, kandi ibyaha twagukoreye bitubabarire, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana ritubwira ngo gukorera Imana ukiri umusore. Gukorera Imana ukiri umusore. Imana ikeneye abayikorera. Itegeko ryo gukorera Imana rireba buri muntu wese uriho, ariko by'umwihariko turibanda ku basore. Impamvu abasore bakenewe nuko bafite n'umubyizi munini waruta uw'abandi bose. Bitewe n'iki? No mu buzima busanzwe, iyo umuntu agiye gushaka abamufasha akazi, ntabwo yaje gufata abasaza abasore bahari. Byanditswe mu gitabo cya Yohana urwa mbere, amagambo ngiye kuhasoma, igice cya 2, umurongo wa 12 ndageza hepfo. Ndabandikiye bana bato ko ibyaha byanyu mwabibabariwe ku bw'izina rye. Namwe base ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje umubi. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga. Imana irabizi, kandi koko niko biri. Abasore bafite imbaraga, bafite umubyizi munini mu bintu byinshi bajamo. Iyo babishizemo imbaraga, iyo babishizemo ubushake, bakora byinshi, kuko ubwenge bwabo buba bukangutse, imbaraga z'umubiri ziba zihari. Rero Imana irabakeneye. Yobu 31, umugaragu w'Imana Yobu yatanze ubuhamya bw'igihe yatangiye gukorera Imana uko yanganaga. 31, reka dusome kuri uyu murongo. Reka umurongo wa 18, 31:18 bariho mpera. Yaranditse ngo, kampere ku murongo wa 15, cyo ye yandemye mu nda ya mama si yamuremye, yaturemye mu nda za ba mama simwe. Hari ubwo nimya bakene ibyo bifuza, cyangwa se ngahebya amaso y'umupfakazi, cyangwa nkiharira ibyo kurya byanje imfubyi ntibiboneho. Ahubwo uhereye mu busore bwanje yankuriye iruhande ndinkase, n'umupfakazi namuhagarikiye nkiva mu nda ya mama. Urumva ubu buhamya ngo Yobu yatangiye kwita ku imfubyi mukurira uruhande ari nkase. Yatangiye kugira abana, ariko atari yakabyaye akiri umusore. Ubwo bisobanurwa ngo akamaro ke ko gukorera Imana, yakoreye Imana akiri mutoya, kuko aravuze ngo n'umupfakazi namuhagarikiye kiva mu nda ya mama. Abasore, ibitabo bitubwira ko Imana mu murimo wayo ibakeneye, kuko bafite byinshi bakora ndetse ngo kurusha n'abakuru. Ndabisoma mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore 191. Haranditse ngo, Satani n'umwanzi hora ari maso, atumbiriye umugambi we wo gushora abasore mu bikorwa bihabanye rwose n'iby'Imana yemera. Satani azi neza ko nta rindi tsinda rishobora gukora ibikorwa byiza bihwanye n'iby'abahungu n'abakobwa biyeguriye Imana bakora.
nta rindi tsinda ku isi ryakora ibikorwa byiza bihwanye n'iby'abahungu n'abakobwa biyeguriye Imana bakora. Abasore baramutse batunganye bateza impinduka zikomeye cyane. Tujanirane, ababwiriza cyangwa abarayiki, abakorerabushake bageze mu zabukuru ntibashobora no guteza mu bakiri bato impinduka zingana na 1/2 cyiza abasore biyeguriye Imana bashobora guteza muri bagenzi babo. Ni 191 ubutumwa ku basore. Haravuze ngo ababwiriza cyangwa abarayiki bageze mu zabukuru ntibashobora no guteza mu bakiri bato impinduka zingana na 1/2 cyiza abasore biyeguriye Imana bashobora guteza muri bagenzi babo. Ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Basore, niba umubyizi mu by'Imana utaboneka ubakomotseho, abakiri bato ahubwo abakuze akaba ari bo tubona umubyizi wabo, ubwo n'uburangare bukomeye cyane n'igihombo gikomeye dufite mu murimo w'Imana, kuko baravuze ngo abasore ntibakora, ngo abageze mu zabukuru ntibateza impinduka zingana na 1/2 cy'ibyo abasore bakora. Niba tubona abakuze bakorera Imana imibyizi yabo ikagaragara, twabona mu basore tukabona harimo umubyizi muto, ni ikigaragaza yuko habaye uburangare, habaye n'ubunebwe, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya, ritubwiye ko abakuru nubwo bakora ari benshi ngo ntabwo babona umubyizi ungana na 1/2 cy'uw'abasore bakora. Bagomba kumva ko hari inshingano bafite yo gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bakize bagenzi babo, ndetse bakaba bahara n'ibinezeza n'ibyifuzo bya kamere yabo, niba igihe ndetse n'ubushobozi bisabwa bikwiriye kwegurirwa Imana. Urumva ko mu by'ukuri abasore, ijambo ry'Imana riratweruriye ko bakora ibiruta ibyo abakuze bakora, bitewe n'uko bafite byinshi ngo bitabazize. Reka mwumve impamvu. Mu murimo w'umukristo page 41 haranditse ngo hakenewe urubyiruko rw'abahungu. Imana iri kubahamagarira kuja mu murima w'ibwiriza butumwa, bitewe nuko nta mitwaro n'amaganya by'inshingano bikoreye. Mwumve ikindi gituma bakora byinshi. Uretse ko Satani buno yabicuritse, uje usanga nabo bafite amaganya n'imitwaro, kandi burya baravuze ngo bitewe nuko nta mitwaro n'amaganya n'inshingano bikoreye, bari mu myanya itabagoye yo kuja mu murimo kuruta abashinzwe imiryango minini. Mwumve basore, icyongereyeho abasore bashobora kumenyera vuba cyane ibirere bishya hamwe n'imibereho mishya, kandi biraboroheye kwihanganira ingorane n'ibirushya. Buryo umusore yagera mu karere kabava nk'izuba ryinshi akihangana kuruta umuntu ukuze, ngo ashoboye kwihanganira n'ingorane n'imihindagurikire y'ibirere, kandi biraboroheye kwihanganira ingorane n'ibirushya. Bakoresheje imikorere myiza no gushinyiriza bashobora gushikira abantu aho baba bari hose. Umusore ashobora kwisanisha naho hageze, ashobora kwiga ururimi, ashobora kwihanganira ibidasanzwe iwabo, akihanganira wenda ubushyuhe cyangwa ubukonje, akihanganira byinshi. Ibyo ngo bitewe n'izo mbaraga z'ubuzima abagifite, yakora byinshi kuruta iby'umukuru yakora. Kandi ikindi bavuze ngo nuko imitwaro yabo yo ibitari myinshi kiyo abakuze. Niyo mpamvu Imana ibakeneye mu murimo wayo. Rero muri uku kubakenera turarebera hamwe utugingo dutandukanye. Bwa mbere, abasore mu bintu bagomba guharanira ni ukugirana ubumwe n'itorero ry'Imana, kuba mu itorero akagira aderesi. Rimwe na rimwe abasore bakunda gukorera imirimo yo mu buzima kure y'imiryango yabo, kure y'aho bavuka, wenda bari kwiga, abandi bari mu kazi. Muri ubu buzima abantu babayemo, mu gitabo cy'uburezi niho banditse ngo Imana yari yarapanze ko abagize umuryango baba hamwe, ngo bagasengera hamwe. Ayo magambo reka nyasome. Ariko icyaha ngo cyaduhinduriye uburyo bwo kubaho ni uburezi 281. Uko Imana yari yarapanze abantu babaho mu buzima busanzwe, ntabwo ariko tubayeho.
ariko ubwo tuba dusabwa kurwana nuko ibintu twabihindura. Baravuze ngo uburezi 281, gahunda y'Imana yari uko abagize umuryango baba hamwe, bagakorera hamwe, bakigira hamwe, bagasengera hamwe, bakaruhukira hamwe. Umugabo akaba umutambyi w'urugo kandi kimwe n'umugore we, bombi bakaba abigisha n'inshuti z'abana babo. Ariko ingaruka z'icyaha zahinduye uburyo bwo kubaho. Aha niho narindi gushaka. Uko tubayeho mu buzima ni ingaruka z'icyaha. Kubona umwana aba kure y'ababyeyi, ukabona agiye gushakira ishuri kure yo mu rugo, ntatahe mu rugo, akajya gushakira akazi kure y'umuryango we. Uko rero gutandukana n'umuryango byanze bikunze hari igihombo gishobora kubaho muri ubu buzima. Rero Imana kubera ko yashyizeho itorero ryayo ku isi, naryo itorero n'umubyeyi, ubwo dufite amahirwe yo kuba hirya no hino hari abo kuba uri hafi y'umubyeyi wawe wakubyaye, ariko uba ugomba kubana n'umubyeyi witwa itorero, ukagira aderesi, bakakumenya. Ibyo reka mbabwire ko ni itegeko kandi hari icyo bimaze, ndaza kugisoma, ariko mbanze mbisome mu gitabo cy'uburezi. Uburezi muri iki cyigisho, kuko ngo abasore benshi bageze kure y'aho babazi bakunda kuba ibyigenge, bakunda kuba abantu kuko nta jisho ribayobora, maze noneho bakabaho batyo gusa. Ariko baranditse mu gitabo cy'uburezi 301, hagati ya Kristo n'itorero rye hari isano ya bugufi. Hagati ya Kristo n'itorero hari isano ya bugufi. Yesu ni umukwe, itorero n'umugeni. Yesu ni umutwe, itorero n'umubiri. Bityo kugirana isano kwacu na Kristo niko kugirana isano n'itorero rye. Burya nta muntu wavuga ngo afitanye isano na Kristo atagirana isano n'itorero, kuko itorero ni umukwe, Yesu ni umukwe, itorero n'umugeni. Yesu ni umutwe, itorero n'umubiri. Iyo wifatanije n'itorero, ubugingo bwawe kuko umubiri nta rugingo rwabaho rudafitanye n'umubiri. Amaraso atembera mu ngingo avuye mu mubiri akajya gutunga ingingo zose. Niko ubumwe umuntu afitanye n'itorero abamo buramutunga mu by'umwuka, bukamuragira, akaba ariho mu by'umwuka. Aho uzaba uri hose rero, waba uri mu kazi, waba uri ku ishuri, n'iryo tsinda mubana aho ngaho ni itorero. Ndaza kubisoma, baravuze ngo niba no mu karere harimo abantu babiri gusa aribo bitwa ngo nabizera, ngo baje bifatanya, kuko ubumwe, Imana ishaka ubumwe, ishaka gufatanya, kuko abantu babiri bararindana ibishuko, barindana ubunebwe, baberana amaso, umwe akaba urugingo rwa mugenzi we. Niyo mpamvu niba muri mu gace, reka iyo page nyisome, ni umurimo w'umukristo, wenda ntararenga aha 92. Niba itorero rifite abizera benshi, niharemwe amatsinda mato mato, atari ayo gukorera abizera b'itorero gusa, ahubwo bakorere n'abatizera. Niba mu karere hari kamwe harimo 2 cyangwa 3 gusa bazi ukuri, nibireme mu itsinda ry'abakozi. Niba mu karere harimo 2 cyangwa 3, umwe ye kuzigenga cyangwa bigaye ngo ni bakeya, ngo mu materaniro matoya mu gace, ngo nubwo yaba ari matoya, ubwo nshaka kuko benshi bakunda kuba mu birere biba biri kure y'abandi, bakaba mu birere bya bonyine, nubwo baba 2 cyangwa 3. Mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, ngo utwo duterane duto 166, baravuze ngo ibuka ko muri buri teraniro uhahurira na Yesu, umutware w'amateraniro, muterana akanyabugabo, kuko bidahagije gusa kumenya abantu. Hepfo nshaka gutera akanyabugabo abateraniye mu dutsinda duto duto two kuramya Imana. Bene data n'abashiki banje, ntimukuke imitima kubera ko muri bake mu mubare. Igiti gihagaze cyonyine mu kibaya gishorera cyane imizi yacu mu butaka, gitanda amashami yacu maremare kuri buri ruhande, kandi kigakura cyane kandi neza mu gihe gihangana cyonyine n'imiraba yo kuba kwizuba. Niko bimeze no ku mukristo waretse kwishingikiriza ku isi, ashobora kwishingikiriza byuzuye ku Mana, kandi abasha kubona imbaraga n'akanyabugabo muri buri ntambara ahura nayo. Icyaduha Imana igaha umugisha abatataniye kure y'abandi n'abari mu bwigunge bonyine, kandi kabahindura abakozi bayo b'ingirakamaro. Buriya Imana ikeneye abantu b'ingirakamaro, abantu biyumvamo
ko bari kumwe n'Imana, ngo nubwo mwaba muri bake mu mubare. Noneho niyo mpamvu twasonye no mu burezi yuko itorero n'umukwe, Yesu n'umukwe, itorero n'umugeni, ngo kugirana ubumwe na Kristo niko kugirana ubumwe n'itorero. Naho hirya baravuze ngo itorero ryashyiriweho gukorera abandi. Mwumva itorero aho uko mungana muri itorero mugomba gukorera abandi, kandi kandi ntambwe ya mbere y'ushaka gukorera Kristo abanza gufatanya n'itorero. Ushaka gukorera Kristo agomba gufatanya n'itorero. Kugandukira Kristo bisaba ko dukora inshingano z'itorero dukiranutse. Buri Imana itorero rikeneye abasore bagafatanya naryo. Ibyo ni umugabane w'ingirakamaro mu burezi, kandi itorero ryuzuwemo n'ubugingo bwa Kristo bizaritera gukorera abari hanze yaryo. Itorero kugira ngo rinabe rifite ubuzima mu by'umwuka nuko rikora, kandi itegeko ryo gukora rireba buri wese. Ubwo turi kureba gukorera Imana umuntu akiri mutoya. Muri kino gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, nacyo bavuze mu iryo jambo 207 haranditse ngo itorero ryashyiriweho gukorera umurimo, kandi mu buzima bwo gukorera Kristo, kugirana ubumwe na Kristo n'itorero ni imwe mu ntambwe za mbere. Mwumve mw'abasore mwe, kugandukira Kristo bisaba gukora inshingano z'itorero kiranutse. Uyu ni umugabane w'ingenzi mu kwigishwa k'umuntu, kandi mu itorero ryasabwa n'ubugingo bwa Kristo. Uko kugandukira Kristo kuzaja kujana no kugira umwete wo gusanga abatari mu itorero. Hepfo, buri muntu wese afite umwanya we mu mugambi uhoraho ijuru ryateguye. Aya muyumve mw'abasore mwe, buri muntu wese Imana mu gupanga uko abantu bazakora, buri wese Imana yamupangiye aho azakorera. Ndetse narindi gusoma ngo nudakoresha itaranta Imana yaguhaye, ngo hari umuntu uzabura kuja mu ijuru kubera ari weho Imana yari yarapanze ko ariho zamukiza. Niyo mpamvu bavuze hano ngo buri muntu wese afite umwanya we mu mugambi uhoraho ijuru ryateganije. Buri wese agomba gukora afatanije na Kristo kubw'agakiza k'abandi. Nta mwanya twateguriwe mu mazu yo mu ijuru urenze umwanya wihariye twagenewe ku isi, aho tugomba gukorera Imana. Akamukiteho harakomeye. Burya mu ijuru, niba umuntu azaja mu ijuru, iparisere yawe mu ijuru ingana n'ikivi ufite mu murimo w'Imana ku isi. Niba udakorera Imana ku isi, no mu ijuru umenye ko nta hawe hahari. Ayo magambo turayasomye ngo niba tuzaja mu ijuru, umwanya dufite mu ijuru ungana n'ikivi dufite mu murimo. Gukorera Imana buri wese abagomba kubigira ibye. Ndetse ayo magambo ahuje n'aya ngaya ari mu gitabo cy'uburezi cy'umurimo wo mu Kristo, nayo reka muyumve neza. Baravuze ngo Imana mu igenamigambi ryayo ije ipanga uko abantu bazakira, igapanga uko buri wese, ngaya 123, mu igenamigambi ryagutse rya Nyagasani Uwiteka afite umwanya yageneye buri wese. Itaranto zidakenewe ntizatanzwe. Buri wese afite umwanya we mu igenamigambi rihoraho ry'Imana. Buri wese agomba gukorana na Kristo mu gukiza imitima. Mu mazu yo mu ijuru aho Yesu yagiye kudutegurira, umwanya dufiteyo ungana n'ikivi twashinzwe mu murimo w'Imana hano ku isi. Ndetse niba Yesu yaragiye kutwubakira amazu, ngo ibikoresho yubakisha ni twebwe tubimuhereza. Iparisere yacu mu ijuru ingana n'ikivi dufite mu murimo. Urumva rero ntabwo hazaja mu ijuru abakuze gusa, n'abasore bagomba gukora kuzajayo. Niba ushaka kuzaja mu ijuru ugomba kwiyumvamo kugomba kugira uruhare mu murimo w'Imana. Ugakorera Imana umaramaje. Rero kugira wenda ngo tuje kuri buri ntambwe, ubwo hano kwa rugufatanya n'itorero, buri wese akamenya ngo umwanya afite mu ijuru ngana n'umwanya afite mu murimo, kandi ntabwo wakorera Imana mu bwigenge uri wenyine. Ugomba no gukora Imana ufatanije n'itorero ryahubarizwa. Kuri iyi ngingo nje ku kandi kagingo, ni ugukunda gusoma ijambo ry'Imana. Ntabwo wakorera Imana udasoma. Muri Timoteyo havuga ingingo yo gusoma. Ku bantu impamvu yo gusoma
ku bantu bafite ijambo ry'Imana, bazi gusoma, bafite Bibiliya, batunze ibitabo, ngo ingorane ihari dufite ngo nuko abasore benshi badakunda gusoma. Haranditse mu Timoteyo 4:12, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo b'icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira uje ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Uyu ni Timoteyo wabwirwaga kandi ngo yari akiri umusore. Pawulo ati uje ugira umwete wo gusoma. Ese gusoma kubera iki tubitegekwa? Mu gitabo cy'ubutumwa ku basore 185 haranditse ngo abasore bafite inshingano zikomeye cyane. Imana yiteze byinshi ku basore bariho muri iki gihe kirangwamo umucyo n'ubwenge bwinshi. Iki gihe turimo kirangwamo uyu mucyo bari kuvuga ni iterambere n'ubwenge bwagutse, bwa bundi bavuze ngo buzagwira. Iki gihe abakoze mu gihe cyatubanjirije hari ukuntu buno byorohejwe, kuko dufite ikoranabuhanga ryihutisha imirimo dukora, dufite ibitabo byinshi, wabitunga muri telefone bikwegereye. Urumva ko uburyo bw'ubwenge n'umucyo birahari. Rero ngo muri ibyo abasore bashobora gukoramo byinshi. Imana yifuza ko kubakoresha mu kwirukana ikinyoma n'imyizerere ipfuye ibundikiye intekerezo za benshi. Imana, Satani yazanye ibinyoma mu isi, abantu barabyizera, abantu bagendera mu binyoma bitari ukuri. None ngo Imana ikeneye abasore yatabaza ngo bayifashe gutwikururira uwo mwijima w'ibinyoma utwikiriye isi. Bagomba kwiyigisha bo ubwabo bakoresheje gufata akanyuguti kose n'umutwe wose w'inyandiko y'ubwenge n'ubunararibonye. Bagomba kwiyigisha ubwabo. Abasore bagomba kwiyigisha ubwabo bakoresheje gufata n'akanyuguti kose n'umutwe wose w'inyandiko y'ubwenge n'ubunararibonye. Imana izababaza uko bakoresheje amahirwe bahawe. Umurimo uri imbere yabo utegereje ko bakoresha umuhati ukomeye kugira ngo uwo murimo utezwe imbere, uva ku rwego rumwe uja ku rundi. Iyaba abasore barunduriraga intekerezo zabo n'umutima wabo mu murimo w'Imana, bagera ku rwego rwo hejuru, bagera ku ntego bihaye kandi babingira akamaro. Uri nubwo rugero Uwiteka yiteze ku rubyiruko rwageraho. Gukora ibiciye munsi y'ibi ni ukwanga gukoresha neza amahirwe Imana yatanze. Hepfo nshuti basore, mbese murakora iki ngo mumenyesha abandi uburyo kugira ijambo ry'Imana umuyobozi wanyu no kubahiriza amategeko y'Imana ari ingirakamaro? Mbese kubw'amahame mugenderaho n'urugero mutanga mwaba muhamya ko abantu bashobora gukizwa gusa kubwo kumvira ijambo ry'Imana? Nimukora ibyo mushoboye gukora, muzabera abandi umugisha. Igihe mukora uko mushoboye kose, imbere yanyu hazakinguka inzira ndetse n'amahirwe kugira ngo mukore ibirenzeho. Hano ngo abasore bagomba kugira umwete wo gusoma, ngo bakamenya mu gitabo cy'ibyaduka aho baravuze ngo bagomba kujya bimenyereza no gufata n'amagambo y'Imana mu mutwe. Ngo bagafata igice mu mutwe, bagafata imirongo mu mutwe, bakamenya ibyo bizera, bakaba bazi gusubiza ubabajije impamvu z'ibyiringiro byabo. Ndetse ngo n'impamvu bagomba gusoma nuko nta n'uwatanga ibyo adafite. Burya ntago waje gukorera Imana ngo uje kubwira abandi nawe ibyo utagira. Ndetse mu gitabo cyitwa abakozi babwiriza ubutumwa, ngo kugerageza kwigisha Bibiliya wowe utaje uyisoma ngo ni icyaha. Kugerageza ubwira abandi Bibiliya utaje utanga umwanya wo kuyisoma ni bibi, ntiwanabona n'ibyo utanga. Hari urugero Yesu yakoresheje ari gufasha abigishwa be igihe yagaburiraga abantu 5,000, ngo yajaga afata ya mitsima akayihereza abigishwa, ngo abigishwa nabo bakayiha abantu. Nta mwigishwa wajaga agabura ibyo atavanye kuri Yesu. Ngo n'urugero rw'uko iyo umuntu atagize ibyo ahabwa na Yesu, nawe ntiyabona ibyo atanga. Mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose, muri icyo cyigisho kivuga ngo barimwe mu bagaburira, hari urugero batanze yuko iryo somo ryo kugaburira abantu Yesu akaje ahereza abigishwa nabo bagaha abantu, ngo kirimo icigisho cy'iby'umwuka.
310 yaravuze ngo igikorwa Yesu yakoze agaburira inteko ishonje y'abashonje bangana batyo ni ipica y'isomo ryimbitse mu by'umwuka ryagenewe abakozi be bose. Yesu yahaye abigishwa be icyo yahawe na Data, nuko abigishwa bakwirakwiza iyo mpano muri iyo nteko y'abantu, maze abo bantu bari baraho bahererekanye ibyo kurya. Uko niko abifatanya na Kristo bose bazahabwa nawe umutsima w'ubugingo, ari byo kurya byavuye mu ijuru, maze nabo babikwiza mu bandi. Burya Yesu yaguhaye umutsima w'ubugingo, ari ryo jambo ry'Imana ukaryakira, ngo nawe urarifata ukarigeza mu bandi. Ariko utakiriye ngo usome Yesu aguhe, ntiwabona ibyo uha abandi. Niyo mpamvu umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, umwete wo gukunda Bibiliya, gukunda ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, gusoma inyandiko zibareba, ngo tujye tugira umwete wo gusoma, tugira iyo nyota. Kuko iyo umuntu adasoma baravuze ngo uko niko abifatanya na Kristo bose bazahabwa nawe umutsima w'ubugingo, ari byo kurya byavuye mu ijuru, maze nabo babikwize mu bandi. Ntabwo wakwiza mu bandi ibyo udafite, ariko akaga dufite umujakazi w'Imana yarakeretswe, cyane cyane ngo ku basore, ngo ni icyaha turegwa, ni icyaha abasore bari kuregwa cyo kudakunda gusoma. Byanditswe mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere. Muri iki cigisho reka nyarebe nihuta, baranditse ngo, baravuze ngo 134, nabonye ko abato n'abakuze birengagiza Bibiliya. Narabibonye kandi mu by'ukuri, wenda ku bantu bari kudukurikirana, hari ukuntu abantu bagasoma amagambo abantu bakayumva nk'inkuru bari kubwirwa, ariko ibyo bwiza bwo gusoma ibitabo ni ugusoma warangiza nawe ukagereranya ibyo bavuze n'ibikurimo mu mutima. None ibyo umujakazi w'Imana yabonye, yaba nawe mu bo yabonye utarimo? Ngo nabonye ko ari abakuze, ari n'abatoya birengagiza Bibiliya. Ntabwo bafata icyo gitabo ngo bakige, kandi ngo bakigire umugenga w'ubugingo bwabo kuko bari bakwiriye kubigenza. By'umwihariko abasore nibo bahamwa nuko kwirengagiza Bibiliya. By'umwihariko abasore nibo bahamwa nuko kwirengagiza Bibiliya. Baravuze ngo benshi mu basore n'urubyiruko baba biteguye kandi babona igihe gihagije cyo gusoma hafi y'ibindi bitabo ibyo ari byo byose. Ibindi bitabo, undi mwanya, kujya muri telefone, kujya mu zindi nkuru, ngo ayo mwanya wo barawubona. Nyamara ijambo ryerekana ubugingo, ndetse bukaba ari ubugingo buhoraho, ntibarigenzura ngo baryige buri munsi. Icyo gitabo cy'agaciro kandi cy'ingirakamaro kizabacira urubanza ku munsi w'imperuka, kigwa inshuro nkeya cyane, kandi ngo aricyo Imana izaheraho iri gucira abantu urubanza. Ibikirimo nibyo tuzabazwa. Ngo ariko usanga abantu benshi nta bumenyi bafite mu byanditswe. Baravuze ngo hari umuntu mu by'ukuri no mu basore bacu abenshi Bibiliya ntibayiha agaciro, ntibayikunda. Baravuze ngo icyo gitabo cy'agaciro kandi cy'ingirakamaro kizabacira urubanza ku munsi w'imperuka, kigwa inshuro nkeya cyane. Inkuru z'imburamumaro zagiye zisomwa bahugutse, mu gihe Bibiliya yo bagiye bayinyuraho kubwo kuyisuzugura. Umunsi uraje, umunsi w'ibicu n'umwijima ukaze, ubwo abantu bose bazifuza kuba bujujwe rwose ukuri koroshye kandi kumvikana ku ijambo ry'Imana, kugira ngo babashe kuvuga impamvu z'ibyiringiro bafite bicishije bugufi kandi batajijinganya. Ngo hari umunsi ugiye kugera abasore mu nyumve, ngo mukazahamagarwa imbere y'inkiko, imbere y'abakomeye, ngo muvuge impamvu z'ibyo mwizera, impamvu mwemeye ubutumwa bw'ubugorozi, ngo abantu ngo babisobanure kandi nta kujijinganya. Baravuze ngo nabonye ko iyi mpamvu y'ibyiringiro byabo igomba no gukomeza ubugingo bwabo mu gihe cy'urugamba rukomeye. Igihe badafite iyi mpamvu baba badashyitse, kandi ntibashobora kugira ugushikama n'icyemezo gihana. Iyo batazi ibyo bizera, burya ntabwo washikama mu byo utazi, ntiwakomerera mu byo udasobanukiwe. Impamvu uje ubona na benshi ukabona mu by'Imana basa n'abatabirimo nuko batabizi. Rero bisaba ngo Bibiliya abantu bayige, ijambo ry'Imana barimenye, ukuri kw'iki gihe abantu bagusobanukirwe, ubugorozi twizera abantu babumenye, impamvu yatugize abo turi bo tube tuzizi. Baravuze ngo
ibyaba byiza ni uko ababyeyi batwika utwo dutabo tw'inkuru z'imburamumaro zigezweho ndetse n'ibitabo by'imigani miremire y'imihimbano biza mu ngo zabo. Ubwo bari kwerekana ko hari ibindi bitabo bituma inyota ya Bibiliya itaza mu bwenge bw'abasore, ndetse muri iki gitabo cy'ubutumwa ku basore hari icyigisho kivuga ibyo kwiga Bibiliya, bavuze akamaro kabyo. Kandebe ko nyabona. Bibiliya ni igitabo gihebuje ibindi byose. Muri iki gitabo kandebe akamaro ko kwiga Bibiliya 243, akamaro ko kwiga Bibiliya mwa basore mwe, baranditse ngo kwiga Bibiliya kurusha ukundi kwiga kose ubushobozi bwo gukomeza ubwenge. Mbega ibitekerezo abasore bashobora gukura mu kwigana ijambo ry'Imana ubwitonzi. Intekerezo zishobora kurushaho kwimbika kandi zikimbika cyane mu kurisesengura, hagakusanywa imbaraga n'umuhati wose kugira ngo umuntu asobanukirwe n'ukuri. Ariko kandi usanga hari ukuri kutagira iherezo kurenza uko. Buryo ukuri ko muri Bibiliya ngo kumeze nk'ubutunzi bwahishwe, babigereranije ngo n'izahabu ziri munsi y'ubutaka kure. Murabona ko abageze aho bacukura bashaka izahabu ntago bakoresha umuhati woroheje, baracukura nejo bagacukura ngo imitarimbi igashitwa, amabuye agakurwa, amazi yarari muri ibyo byobo bakayadaha bakayakuramo, bari gushaka ubutunzi buhishwe. Ngo uwo mwete impamvu Imana yandikishe Bibiliya ikanayishyira no mu marenga, nuko ngo umuntu ajya yisobanukirwa ari uko agize inyota n'ubushake bwo kwimenya. Ariko nta wasoma amajejuru, nta wasoma adasenze, nta wasoma atabyitayeho ngo azagira ibyo amenya. Hepfo hirya bavuze ijambo rikomeye, katurebe. Bavuze ijambo rikomeye ngo abasore bakwiye kwiyigisha Bibiliya bo ubwabo. Ntago bakwiye kumva ko bihagije ko abakuru bafite ubunararibonye aribo bashakashaka ukuri. Burya hari n'ukuntu cyane cyane abasore bafite imiryango ibamo n'abakuru basenga, hari igihe bumva bazajya babasomera bakabashakashakira bakabigisha. Oya, abasore bakwiye kwiyigisha ibyanditswe byera bo ubwabo. Ntago bakwiye kumva ko bihagije ko abakuru bafite ubunararibonye aribo bashakashaka ukuri, ngo abato babashe kwemera kubaturutseho bityo kubagireho ububasha. Kumva ngo uzajya wemera ibyo bagusomeye, ugendere mu byo bakubwiye, weho ntabyo wiyisomeye ngo umenye. Mwumva icyo byabyaye. Abayuda nk'ishyanga barimbutse bitewe nuko bari barareteshutse ku kuri kwa Bibiliya n'abayobozi babo, abatambyi ndetse n'abakuru muri bo. Iyo bumviraga inyigisho za Yesu kandi ubwabo iyo bumvira inyigisho za Yesu kandi ubwabo bakiyigisha ibyanditswe byera, ntago baba bararimbutse. Abayuda burya ngo icyo bazize ni ukutiyigira Bibiliya ku giti cyabo, ngo bagategereza ko ababakuriye n'ababayobora aribo babasomera, maze noneho ibyiringiro byabo babibitsa abo bayoboye. Ntibishoboka ko umuntu uwo ari we wese gusobanukirwa ubutunzi bwose no gukomera kose kw'isezerano ry'Imana niyo ryaba ari rimwe gusa. Umuntu umwe asobanukirwa n'ubwiza bw'igitekerezo kimwe, undi agasobanukirwa n'ubwiza n'ubuntu biboneka mu yindi ngingo, bityo ubugingo bw'umuntu bukuzura umucyo uva mu ijuru. Aya magambo burya ngo ntibishoboka ko umuntu umwe yamenya byose, ahubwo ngo umwe amenye ingingo runaka. Niyo mpamvu utegereje ngo so azajya gusomera, mwene nyoko azagusomera, undi mubana ku ijuru azagusomera. Oya, hari ibyo Imana yagushyizemo uzumva weho nawe ubigeze ku bandi, nuriya nawe azabigeze ku bandi. Ntabwo umuntu umwe yahawe byose. Turamutse tubonye ubwiza bwose umuntu yatentebuka, ubimenye byose wenyine ngo ubwo wagwa ugacika n'intege. Ariko rero dushobora kwihanganira kwakira guhishurirwa kuruseho guturuka mu masezerano akomeye y'Imana kuruta uko tuyishimira ubu. Iyo ntekereje uburyo tutabona umugisha wuzuye twagenewe, ibyo bibaza umutima wanje. Twishimira imirasire imara igihe gito yo kumurikirwa mu by'umwuka, mu gihe twagombye kugendera mu mucyo w'ubwiza bwayo buri munsi. Bana b'Imana, dusabwa kwiga. Hirya 249 murondora mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo ari mufite ubugingo buhoraho.
kurondora bisobanuye gushakashakana ubwitonzi ikintu cazimiye. Kurondora ni ugushakashakana ubwitonzi. Uri gushaka ikintu cazimiye, yaba cazimiye mu nzu, uritonda ugakuraho imyenda, ugacana itara kugira ngo ubone icyo uri gushaka. Muri Bibiliya ngusabwa kurondora ugashakashaka witonze. Mushakashaka ubutunzi buhishwe mu ijambo ry'Imana. Ntabwo mushobora kubaho mutabufite. Ni mwiga imirongo ikomeye, mugereranye umurongo n'undi, bityo muzabona ko ibyanditswe ari urufunguzo rufungura ibindi byanditswe. Burya Bibiliya ngo ni iruzuzanya. Ntabwo wasoma, ushobora gusoma mu Isezerano Rishya ukabyumva neza uhereye mu rya kera. Ushobora gusoma ibyo Mose yanditse ukabyumva neza uri kusoma, bikagusobanurira ibyo Paulo yanditse. Baravuze rero ngo Bibiliya ngo ni urufunguzo rugenda rufungura urundi. Abantu biga Bibiliya basenga, umwanya bamara bayirondora bawurangiza barushijeho kugwiza ubwenge kuruta ubwo bari basangamo. Iyo utanze umwanya ugasoma muri Bibiliya, akanya umaze uri gusoma ngo ujye usoza ufite ubwenge buruta ubwo wari watangiranye. Ndetse basore mwumve ngo turihombye. Kudasoma Bibiliya ni ukubura ubwenge. Yaravuze ngo bamwe bawuvamo ibibazo byabo byakemutse iyo basomye muri Bibiliya. Ibibazo bari bafite byari bahangayikishije, byari byababereye urujijo, bamara akanya bari bamaze bari gusoma babirangiza ibyo bari bafite byakemutse. Kuko Umwuka Wera aba yakoze umurimo wavuzwe mu gice cya 14 cy'ubutumwa bwiza cyanditswe na Yohana. Ngo ariko umufashe niwe Umwuka Wera atazatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose abibutse n'ibyo nababwiye byose. Burya rero ntabwo azatwibutsa ibyo tutasomye. Niyo mpamvu y'abantu badasoma nibishuko kubigwamo biroroha. Hepfo aravuze ngo nta kintu na kimwe kiba gikenewe kiboneka hatabayeho gukoresha umuhati ukomeye kandi udacogora. Muzabirebe no mu buzima busanzwe, no ku ishuri diplomate wayibona udakoresha umuhati. Mu byo gushaka ubutunzi, abantu bagira ubushake bwo gukora nibo babona umusaruro gusa. Hatabayeho gukorana umwete, ntabwo twakwitega kumenya iby'umwuka. Ababona amabuye y'agaciro y'ukuri bagomba kuyacukura nk'uko umucukuzi w'amabuye y'agaciro ayacukura aho abahishwe mu butaka. Abakora batabyitayeho kandi batabishyizeho umutima wose ntibazigera bagera ku nsinzi. Abato n'abakuze bashobora gusoma ijambo ry'Imana kandi bakwiye kurisoma gusa, ahubwo bakwiye no kuryigana umwete, basenga, bizeye kandi bashakashaka. Bityo bazabona ubutunzi buhishwe kuko Uwiteka azateza imbere intekerezo zabo. Umuntu nasoma intekerezo zizatera imbere. Hegel yaravuze ngo ntugasomere ijambo ry'Imana mu mucyo w'ibitekerezo warusangamo. Tukaje usoma ngo ubisomere mu mucyo w'ibitekerezo uko warusanzwe wumva ibintu, ahubwo ujye urisoma nk'umuntu ukeneye kumenya ibirenze ibyo wari ufite. Ahubwo ujye ucukumbura witonze kandi usenga ufite intekerezo zitarangwa mu rwikekwe. Niba uko usoma ubona hari ikigutsinda, maze ukabona ko ibitekerezo ukunda cyane kandi ugundiriye bidahuje n'ijambo ry'Imana, ntukigere na rimwe ugoragoza ijambo ry'Imana ngo rihuze n'ibyo utekereza byawe. Nusoma Bibiliya ukumva iri gukiraho iteka ibyo wari usanzwe ukora unakunda. Uburyo bwiza bwo kugira ngo Bibiliya ikugirire akamaro ni ukutaje ushaka kugira ngo uyihuze n'ibyo ushaka, ahubwo uzemere uhuze n'ibyo ishaka. Ni kuyobora, ni guhitiramo uko wambara, ukurya, uzemere uyiyoboke. Yo ntugashaka ngo ikuyoboke. Kwa abantu benshi basoma Bibiliya nabi bashaka ngo ibishigikira ibyo bakunda. Muzareba amasomo y'urwenya, amasomo y'indirimbo nziza z'urwenya z'abasore n'inkumi bakunda gusoma mu ndirimbo ya Salomo, mu migani n'ibindi. Bari gushaka ibyo ni bibi. Gusoma Bibiliya nkuko ni icyaha, no gukina n'Imana, ni no kuyisuzugura. Ibyo hubwo abantu bazabibazwa. Yaravuze ngo niba usoma Bibiliya ugasanga hari ikigutsinda, maze ukabona ko ibitekerezo ukunda cyane kandi ugundire bidahuje n'ijambo ry'Imana, ntukigere na rimwe ugoragoza ijambo ry'Imana ngo rihuze n'ibyo utekereza n'ibitekerezo byawe, ahubwo ujye ureka ibitekerezo byawe aba ari byo bigendera ku ijambo ry'Imana. Ntuzigere wemera ibyo wizeye cyangwa wagiye ukora mu bihe byashize ngo bari byo bitegeka imyumvire yawe. Bumbura amaso y'intekerezo zawe kugira ngo witegereze ibitangaje biva mu mategeko y'Imana. Shakashaka ibyanditswe maze ushinga ibirenge byawe kuri rutare rw'iteka ryose. Bana b'Imana, uburyo bwa mbere bwiza bwo gukorera Imana ni ukuba usoma ukunda iby'umwuka, ijambo ry'Imana ukarimenya, kuko iyo urisomye byanze bikunze ngo rije rikubyariramwo ishyaka ryo kujya kubwira abandi ibyo wamenye. Ukiyumva mu inshingano. Ijambo ry'Imana iyo urisomye ibyiza byaryo, Yesu ni wavuze ngo
mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banje munyigireho, kuko ngukorera bitaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Burya ijambo ry'Imana iyo urisomye usigarana umutwaro, riguha umutwaro wo kumenyesha abandi ibyo wamenye, kandi koko iyo utabibabwiye uba uzabibazwa. Rigushyiramo umutwaro, rigushyiramo inshingano. Mu gitabo kimwe ni ryari buri wese aba asabwa kwikorera uwo mutwaro, mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose 150 bari gusobanura uriya mugore waganiriye na Yesu w'umusamariyakazi, yarangiza nawe akava kuri Yesu agiye kubwira abandi ibyo yabonye kuri Yesu. Ngo niko n'umuntu uhura na Yesu mu byanditswe agasoma, ntibishoboka ko uwanyoye ayo mazi y'ubugingo ahera muri we, wabwo uwanyoye ayo mazi nawe arabiriruka akajya kuyasangira n'abandi. Yaravuze ngo ubwo umusamariya yari amaze kubonana na Yesu, yamurehereje imitima myinshi. Uwo musamariyakazi agaragaza ko yuzuyemo n'umutima wo kubwiriza ubutumwa ndetse kurusha abigishwa be. Abigishwa bo ntibabonaga i Samariya ari ahantu heza ho kubwiriza ubutumwa. Ibitekerezo byabo babihangaga ku murimo munini uzakorwa mu gihe kiri imbere. Ntabwo barabukwaga ko bugufi bwabo imirima yeze akabigomba gusarurwa. Ariko kubera umugore bakerensaga, abaturage bose b'umudugudu bagize amahirwe yo kumva umukiza. Uwo mugore yahise ajana ako kanya uwo mucyo ku bantu bo mu karere k'iwabo. Uyu mugore yabaye akabarore, maze yerekana kwizera nyakuri gukora iyo Kristo wamugize nyambere. Buri mwigishwa nyakuri wa Kristo ahinduka umubwiriza butumwa bwiza guhera kimara kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu ntabwo aba umubwiriza butumwa bwiza arangije imyaka 10, arangije ukimara kwakira ubutumwa ukamenya uyu mucyo, nawe ngo ahinduka umubwiriza butumwa bwiza. Uwanyoye ku mazi y'ubugingo nawe ubwo ahinduka isoko y'ubugingo. Akimara guhabwa nawe ahita atanga. Ukimara guhabwa, ahubwo impamvu abantu benshi badatanga nuko nabo batigeze bahabwa, ntabyo bafite. Akimara guhabwa nawe ahita atanga. Ubuntu bwa Kristo buri mu mutima buba nk'isoko yo mu butayu, idudubiza kugira ngo igarurire abagenzi bose ubuyanja, igaha bari bagiye gupfa icyifuzo cyo kunywa ku mazi y'ubugingo. Ntibishoboka ko uwanyoye iyo soko imuheramo. Iyo usoma ijambo ry'Imana neza rikakugera mu mutima, ntabwo riguhera mu mutima, usigarana umwenda wo gutabara n'indi mitima. Abari gupfira mu mwijima no mu byaha no mu binyoma, wumva ufite inshingano yo kubaburira, maze nawe ukimva muri iyo nshingano, ndetse ukumva ari itegeko gukorera Imana. Kandi koko ni itegeko. Reka ndisome. Wifuzwa ibihe byose gukorera Imana ni itegeko, kujya kubwiriza abagenzi bawe ni itegeko, ndetse reka n'iryo tegeko iyo umuntu ataryujuje abazabibazwa. Reka ndisome. Wifuzwa ibihe byose 700 page 700 haranditse ngo itegeko Yesu yatanze rireba bizera bose kugeza ku mperuka y'ibihe. Ryaba ari ikosa rikomeye gutekereza ko ari iby'abagabura gusa babyerejwe. Gukorera gukiza imitima. Abantu bose bahumekewe n'ijuru bafataniriza hamwe mu murimo w'ubutumwa bwiza. Abantu bafite ubugingo bwa Kristo bacagurirwa gukora umurimo wo gukiza abagenzi babo. Ni kubw'uwo murimo itorero ryashizweho, kandi abaryinjiramo bose biyemeza kuba bakorana na Kristo. Umuntu wese winjiye mu itorero ry'Imana aba agiye gufatanya na Kristo gukora gukiza imitima. Iyo udakoze ngo imitima ikire, reka wumva urubanza ruzakugeraho. 704 oya katurebe iyi page neza. Bavuze mu ijambo rikomeye 702. Katurebe iyi page bavuze mu ijambo rikomeye ngo ngaya 704 murambabarira, haranditse ngo urukundo rw'Imana uhereye mu ntango yarwo rwagiriye umuntu impuhwe kugira ngo rumukorere ibyiza. Nuko abamarayika batangazwa no kubona haboneka ishimwe rito cyane mu bagiriye urwo rukundo rungana rutyo, no kubona abantu bake gusa aribo bakiranye ishimwe urwo rukundo rw'Imana. Burya ngo twebwe twagiriwe urukundo, turakundwa cyane, ngo abamarayika bajya batangazwa no kubona urwo rukundo twe twakunzwe turwakirana ishimwe rike. Ijuru ribabazwa no kubona imitima myinshi y'abantu yarirengagijwe. Mbese turashaka kumenya icyo Yesu yabitekerezaho? Byagendekera bite nyina cyangwa se w'umwana abonye bamwicishije imbeho
agapfa azize ubukonje bwinshi cyangwa urubura, kandi bari gushobora kumukiza. Nawe muntu w'Imana umfashe uwumve neza. Usanze umwana wawe, abaturanyi bawe imvura yamunyagiye, urubura rukamugwaho, imivi ikamutembana, agapfa, wataha bakakubwira ngo akana kawe imvura yakanyagiye, kari hanze, ari abaturanyi, umva uko byagenda. Mbega umubabaro n'agahinda. Mbese ntiyarimbura abo bagome? Imibabaro y'umuntu niyo mibabaro y'umwana w'Imana, kandi abatarambura ukuboko ngo batabare bagenzi babo bari kurimbuka, baba bari kwikururira umujinya w'inkazi w'umwana w'intama. Umuntu udatabara imitima yindi ngo yumve nawe afite umwenda wo kubwira abandi ngo bakire, bave mu byaha, bave mu businzi, bave mu busambanyi, bave mu bupagani, Imana ikabona bari gupfira muri ibyo byaha, nawe uri kurebera yarakumenyesheje uwo mucyo. Baravuze ngo ubu uri kwikururira umujinya w'inkazi w'Imana. Umujinya w'Imana uzahana abantu barebereye abari gupfa, bari kurimbukira mu byaha, ntibagire icyo bakora cyo gutabara iyo mitima. Reka noneho nje uburyo twakorera Imana, uburyo bwo gukora. Ntabwo twese dusabwa gukora kimwe. N'abakoreye Imana muri Bibiliya ntabwo bakoze bimwe. Imana igenda itanga impano zitandukanye. Imana itanga ubushobozi butandukanye. Ngo ariko abantu benshi ingorane bagira, ngo baja babona iyo batari kubwiriza. Abantu benshi bazi ko kubwiriza nk'uko nguko turi kwiga ari bwo buryo bwonyine bwo gukora. Oya, ahubwo reka dusome muvuzwe ibihe byose, burya gukora kuri mu buryo bwinshi. Uwifuzwa ibihe byose ku rupapuro rwa 700 cya cyigisho twasomaga 700, kandebe iyi page muri iki cyigisho kivuga ngo muje mu mahanga yose, bavuze mu ijambo rikomeye 700 ego ego 700. Umuka n'umugeni barahamagara ngo ngwino, kandi umva nawe navuge ngo ngwino. Uwumva wese umuhamagaro nawe akwiye kubisubiramo. Umuntu wese uri ku isi, umurimo wose yaba afite, inshingano ye ya mbere yagombye kuba gukiriza Kristo imitima. Umuntu wese uri ku isi, ubwo nawe musore urimo, umurimo wose waba ukora, umva ngo uri umunyeshuri, uri umucuruzi, uri mwarimu, ukora mu biro, inshingano yawe ya mbere wakagombye guhuza niyo mirimo ukora. Uwo murimo wawe ukora mu buzima busanzwe ukawuhuza n'uyu murimo wo gukora, ngo inshingano ya mbere yagombye kuba gukiriza Kristo imitima. Nubwo atashobora kuvugira mu ruhame abwira abantu benshi, ashobora gukorera mu bantu abwira umwe umwe, abagezaho inyigisho y'umukiza. Umurimo ntabwo ari ukubwiriza gusa, burya abahumuriza abarwayi baba bakora umurimo, abafasha bagahumuriza bihebye kandi bagakomeza abashidikanya mu kwizera. Hafi ndetse na kure hari imitima irembejwe n'ibyaha. Burya imibabaro n'akaga cyangwa se ubukene ntabwo ari byo byonona umuntu. Umuntu yononwa n'ikibi, ngibyo bitera kurimbuka n'imibabaro. Yesu arashaka ko abagaragu be batabara imitima irembejwe n'indwara y'icyaha. Burya icyaha muzabirebe aho mukorera mu buzima, muzere mubyize icyaha gifite mu bantu. Abasore benshi bapfuye bahagaze, ababyeyi benshi bishwe n'ubusinzi, ababyeyi benshi bari kurizwa n'abana babo bari gupfa nabi. Ubwo rero ngo uburyo bwo gukora ngo dutabare iyo mitima ni bwinshi. Reka nsome uburyo butandukanye bwo gukorera Imana muri kino gitabo kiriya twasomaga, ubutumwa ku basore. Ndasomamo uburyo bwo gukora nihuta. Hari ubwo baravuze ngo yego, Uwiteka arahamagarira ubwoko bwe kuja mu byerekezo bitandukanye. Buryo umurimo ufite ibyerekezo 205 by'umurimo w'ivugabutumwa, bakaja kubiba ku nkika z'amazi menshi zose. Dukora umugabane muto cyane w'umurimo Uwiteka yifuza ko dukora mu baturanyi bacu no ku nshuti zacu. Burya ngo hambere ho gutangirira, reka mbasome ushaka gukorera Imana neza aho atangirira. Muri kino gitabo ushaka gukorera Imana aho atangirira ni iki gitabo cy'ubutumwa ku basore. Hari ijambo ririmo bavuze ryiza, reka ndisome
baravuze ngo aho gutangirira, yego ni paji 193, ni mutyo abashaka gukorera Imana batangirire mu rugo iwabo. Abashaka gukorera Imana nibatangirire mu rugo iwabo, aha bakikije mu baturanyi no mu nshuti zabo. Aho ngaho bazahabona urubuga rwiza rwo kuvugiramo ubutumwa. Uyu murimo w'ivugabutumwa mu rugo ni igipimo kigaragaza ubushobozi bwabo, cyangwa se kudashobora kuba bagira icyo bakora mu mirimo wagutse. Buryo udafite akamaro iwabo ntabwo yazakagira n'ahandi. Bwa mbere ni ukuba mwiza iwanyu mu rugo, kaba mwiza mu babyeyi, kaba mwiza ku baturanyi, ndetse ngo no mu nshuti zabo. Noneho kuri ya paje narindi gusoma ya 205 baravuze ngo kubwo kugirira neza abakene, abarwayi, abapfushije ababo, dushobora kugira icyo tubahinduraho kugira ngo ukuri ko mwijuru kubashe kwinjira mu mitima yabo. Hahandi bagize ibyago, tugahisha imbaraga zawe ntukazigumane. Hahandi baravuze ngo nta mahirwe nk'ayo yo gukora umurimo w'Imana dukwiye kwemera ko aducika tutayakoresheje neza. Niwo murimo uhanitse w'ivugabutumwa dushobora gukora. Kwigisha ukuri binyuze mu rukundo no kugaragariza abandi impuhwe uva ku rugo uja ku rundi, bihuje rwose n'amabwiriza Yesu yahaye abigishwa be igihe yabatumaga bagiye mu rugendo rwabo rwa mbere rw'ivugabutumwa. Kugirira abandi impuhwe, gutabara hagize ibibazo, imbaraga zawe ntuzihishe, ukazikoresha. Ibyo naho icyo ni icyerekezo cy'ivugabutumwa kandi cy'ingirakamaro. Ndetse ngo abo muturanye waje gukuburira umukecuru cyangwa ukaja kumukoropera umukecuru utagira abana, ukabigira intego mu buzima. Waje umenya wa wundi w'inshiki ukaja kumufurira, waje kumwasiriza agakwi. Uwo mutima mwiza aho muba imbaraga, ibintu by'ubusirimu byo kumva utakora, byo kumva utakwikorera. Oya, iyo ushaka gukorera Imana uca bugufi ukagira ibikorwa byiza. Baravuze ngo kubwo kugirira neza abakene, abarwayi, abapfushije ababo, dushobora kugira icyo tubahinduraho kugira ngo ukuri ko mwijuru kubashe kwinjira mu mitima yabo. Hepfo ikindi bavuze ngo ni impano yo kuririmba. Mwabasore mwe mufite amajwi Imana yabahaye, ngo ijwi naryo ni impano Imana yaduhaye kandi naryo tuzaribazwa uko twarikoresheje. Niba uri no kwishuri muri 2 na 3 muje mu bakorare muririmbe indirimbo ngo zifite uruhare runini mu murimo w'Imana. Reka mbisome. Abantu bafite impano yo kuririmba barakenewe. Indirimbo ni bumwe mu buryo bugera ku ntego mu gucengeza ukuri kw'iby'umwuka mu mitima. Muzabirebe abantu bari kuririmba, uje ubona abantu barakangutse, ukabona baragaruwe, abari bahugiranye, ndetse bija bigira rukuruzi rutano yo kubwiriza. Baravuze ngo inshuro nyinshi kubw'amagambo y'indirimbo yera, amasoko yo kwihana no kwizera yaragomorowe. Abizera bagize itorero, abato n'abakuze bose bakwiye kwigishwa kugira ngo bagende baje kumenyesha abatuye isi ubutumwa buheruka. Nibagenda bicishe bugufi, abamarika b'Imana bazajana nabo, babigisha uko barangurura basenga, uko bahanika amajwi y'abaririmba, n'uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza bugende bikigiye. Basore namwe nkumi, nimuje mu murimo w'Imana ibahamagarira. Yesu azabigisha uburyo bwo gukoresha ubushobozi bwanyu mu mugambi mwiza, ubwo muzahabwa imbaraga y'umwuka kandi mukagambirira kwigisha abandi. Ubwenge bwanyu buzakarishwa kandi buzashobozwa kuvuga amagambo azabera amashya ababumva, anababere meza. Ngo bamareka bazaje babafasha no mu guhanika amajwi y'indirimbo, maze ngo indirimbo zigire rukuruzi. Kuri iyi paji ya 83 y'umurimo w'Umukristo baravuze ngo abanyeshuri bize kuririmba indirimbo nziza zivuga butumwa mu buryo busobanutse kandi bufite injyana nziza, bashobora gukora ibyiza byinshi nk'abaririmbyi babwiriza ubutumwa. Bazabona imyanya myinshi yo gukoresha itaranta Imana yabahaye, bakoresheje gucengeza indirimbo isa n'imirasire y'izuba mu bidaturwa byari byarijimishijwe n'intimba n'agahinda, baririmbira abo bereye ingume kubona ibyiza by'ahasengerwa. Burya hari abatajya babona uko baje gusenga. Banyeshuri, nimuje mu nzira nini n'into, mwihatire gushyikira abakomeye kimwe n'aboroheje, mwinjire mu ngo z'abakire kimwe n'izo mu bakene, kandi uko mubonye akanya
mubabaze niba byabagwa neza muramutse mubaririmbiye zimwe mu ndirimbo z'ubutumwa bwiza. Urebe abo bantu mubabaze, mubasaba akanya muti ko dukeneye kubaririmbira. Mu by'ukuri baravuze ngo ntago bizapfa ubusa, maze ubwo imitima izaba imaze koroha, inzira ziyugurura uko bishoboka ngo ibashoboze gusabira imigisha y'Imana ababateza amatwi. Si benshi bazanga kubatega amatwi. Imikorere nk'iyo ni wo murimo w'ibwiriza butumwa. Ntabwo ari benshi bazanga kubatega amatwi. Munabikozaho muri nk'itsinda, mugasura abaturanyi, mugasura abantu mu miryango yabo, ngo mukababwira ngo mufite akanya ngo tubaririmbire. Baravuze ngo izo ndirimbo zizabakurura. Ntabwo ari benshi bazabangira. Ubwira ishami naryo mwongere mumenye ko ari umurimo wo kubwiriza ubutumwa, kandi ayo majwi y'abakiri bato arakenewe. Irindi bavuze ngo ni umurimo w'ivuga butumwa n'ubuvuzi. Kumenya kuvura. Mu gitabo cy'inamazwi y'Itorero umugabane wa 2 baranditse ngo vubaha cyane ngo amarembo yo kubwiriza ubutumwa agiye gufungwa, ngo hasigare hakoreshwa ishami ryo kuvura. Ngo niyo mpamvu ko tubonye akanya ngo tuye twiyongera ubumenyi. Umenye kuvurisha amazi, umenye kuvurisha ibibisi, umenye gahunda y'aya mategeko y'ubuzima. Hege yaravuze ngo umurimo w'ivuga butumwa mu buvuzi ni ubutumwa ku basore. Page 205. Umurimo w'ivuga butumwa n'ubuvuzi utanga amahirwe n'uburyo bwinshi byo kwamamaza ubutumwa. Kutirinda mu mirire no gusuzugura amategeko agenga ibyaremwe bitera bwinshi mu burwayi buriho, kandi biragenda byambura Imana icubahiro kiyikwiriye. Bitewe no kunanirwa kwiyanga, benshi mu bwoko bw'Imana ntibashobora kugera ku rwego rwo hejuru mu by'umwuka Imana ibashyira imbere. Mwigisha abantu ko ibyiza ari ukumenya kwirinda kuruta kumenya uburyo bwo kuvura indwara. Dukwiye kuba bigisha b'abanyabwenge, tukaburira abantu bose kwirinda kuvuyarara bategekwa n'inda. Igihe tubona umubabaro, ubumuga n'indwara byadutse mu isi ari ingaruka z'ubujiji, mbese twareka gukora uruhare rwacu dute rwo kumurikira abari mu mwijima no kunganira abababaye. Burya indwara ziriho nyinshi ngo ni ingaruka z'ubujiji butkomotse ku mirire. Bitewe n'uko inzira zinjira mu bugingo zakinzwe n'urwikekwe rutwaza igitugu, usanga abantu benshi basuzugura amahame ajyanye n'ubuzima buzira umuze. Umurimo mwiza ushobora gukorwa kubwo kwigisha abantu uburyo bwo gutegura amafunguro atera amagara mazima. Uyu murimo ni ingirakamaro kimwe n'indi mirimo ushobora gukora. Amashuri menshi yigisha guteka yagombye gushingwa, kandi abantu bamwe bagombye gukora bava mu rugo bajya mu rundi, bigisha abantu ibyerekeranye ubuhanga bwo guteka amafunguro atera amagara mazima. Binyuze mu nyigisho zivugurura mu by'ubuzima, abantu benshi cyane bazatabarwa bavuye mu gusigingira k'umubiri, mu bwenge no mu mico mbonera. Bana b'Imana, aka nako ni akarembo Imana yateganije, kandi abasore bagomba kubyiga bakabimenya. Kandi mu by'ukuri ngo byatuma imitima myinshi, kubera abantu benshi barwaye, iyo bigisha ibifitanye isano n'uburyo bwo kwivura birabafasha cyane. Reka, ntabwo amashami ni menshi, bavuze n'irindi shami hano muri kino gitabo n'ubundi baravuze ngo 208 kubwiririsha ubutumwa ibitabo. Ubwo ni udutabo dutoya, impapuro ziriho ubutumwa, ukemera ukajya uzifata ukazisoma ukazijyanira n'abantu. Baravuze ngo Uwiteka arahamagarira abasore gukora umurimo wo kubwiririsha ubutumwa ibitabo, kandi bakaba n'abavuga butumwa. Bagakora umurimo wo gusura urugo ku rundi, ahantu abantu batari bagera bumva ukuri. Uwiteka arabwira urubyiruko rwacu ati, kuko mwaguzwe igicuro nuko rero mutumire yanyu himbaza Imana. Abazatera intambwe bakajya mu murimo bayobowe n'Imana bazahabwa umugisha utangaje. Imwe mu nzira zacu nziza cyane abasore bacamo kugira ngo babashe gutunganyirizwa gukora umurimo ni ukwinjira mu murimo wo kubwirisha ubutumwa ibitabo. Ni mutyo baje mu migi minini n'imito, baje kubwirisha ubutumwa ibitabo, batanga ibitabo bikuye mu kuri bagenewe kino gihe. Muri uyu murimo bazaboneramo amahirwe yo kuvuga amagambo y'ubugingo, kandi imbuto z'ukuri babiba zizamera zikure kandi zera imbuto. Kubwo guhura n'abantu no kubagezaho inyandiko zacu, bazagwiza ubunararibonye batashobora kugira binyuze mu kubwiriza. Utwo dutabo, izo nyandiko mwazijana ku mashuri, mwaziha abanyeshuri bagenzi banyu, mwaziha
abo muhuriye nabo mu kazi mukora, buri wese akumva uwo mutwaro umuriho, udufaranga duke mufite mukadukoresha muzifotoza, ubundi mugafatanya n'amatorero mubamo, mu by'ukuri baravuze ngo bizabungura ubunararibonye kandi bizakiza n'imitima myinshi. Ndasoma nihuta kugira ngo nze gusoza. Ikindi ngo tugomba kubwiririsha ni icyitegererezo. Icyitegererezo kirakomeye. Buriya uko umuntu ameze ngo niko kureshya abandi kuruta uko avuga. Ngo umuntu yimenyekanisha mu buryo butandukanye, ngo umuntu ajya kureba akareba uko wambaye, akabona uko ushokoje, akabona uko umeze, ngo bikakubwira uri akakumenya atabanje yakubaririza. Kandi no mu buzima busanzwe murabizi, iyo umuntu ubonye umusirikare umenya ngo ni umusirikare, utabanje wamubaza ngo mburiwe. Wabona umupolisi, wabona umuganga, uko ameze inyuma bikakwereka akazi akora. Natwe icyitegererezo ngo kiravuga kuruta n'amagambo. Umucyo wo mu maso, imyitwarire, imyambarire. Ingorane nasomye muri kino gitabo ngo nuko abantu benshi bitwa ababwiriza, ngo akoresha ukuboko kumwe yubaka, ngo icyitegererezo gakoresha ukundi kuboko gisenya. Reka mbisome, ni ubutumwa ku basore 188. Baravuze ngo ni iby'ukuri ko mushobora kumva mufite agahinda, mufitiye agahinda ubugingo bwabo mukunda. Hari igihe uje wumva ukeneye ko abo ukunda bamenya ubutumwa, ukumva ushaka ko bakira. Mushobora gushaka kubamenyesha ubutunzi bw'ukuri, kandi mukumaramaza kwanyu mukarizwa n'akaga kabo. Ariko ayo magambo yanyu gusa asa naho atabakora ku mutima byimbitse, kandi yaboneka igisubizo kigaragara cy'amasengesho yanyu. Musa rwose n'abababwira Imana ko imihati yanyu nta musaruro itanga. Kamwumve, mwumva ko abo mukunda bafite kwinangira umutima kwihariye. Hari umuntu ngo ajya yumva abantu ari kubwiriza akabona barinangiye, kandi ko batita birareka riva mu mihati yanyu. Ariko se mwigeze mutekereza neza ko ikosa ryaba riri kuri mwe? Aha muhumve neza abasore munkurikiranye. Aho impamvu dukora ntitugira umusaruro ngo dutekereza ko ikosa ryaba riri kuri twe, kubera iki? Mbese mwigeze mutekereza ko muri gukoresha ukuboko kumwe mukurura mujana hasi, ibyo mukoresha imbaraga zanyu zose mwubaka ngo bizamuke mukoresha ukundi kuboko? Burya ngo umuntu ashobora gukora yubaka azamura, ukundi kuboko kukamanura gusenya. Gute? Inshuro nyinshi mwagiye mwemerera umwuka w'Imana kubagenga, kandi ikindi gihe mwahakanye kwizera kwanyu kubw'imigirire yanyu, ndetse mwagiye musenya ibyo mwakoreye abo mukunda, kubera ko umuhati mwagiye mukoresha mubafasha ntacyo wagezeho bitewe n'imigirire yanyu. Umutima mugaragaza, imvugo itaranguruye mugira, imyifato yanyu, intekerezo zanyu zihorana kwitotomba, uburyo mutarangwamo impumuro ya gikristo, ntimurangwemo iby'umwuka, uko isura yanyu igaragaza intekerezo zibarimo, ibyose byavuguruje ubuhamya bwanyu. Burya ngo imyifatire y'umuntu ukwasa inyuma bija bivuguruza ubuhamya yatanze. Nawe mbwira uko wambaye, uko wogoshwe, uko wifata, mu by'ukuri ibyo nabyo biravuga. Niyo mpamvu bavuze ngo ntuzigere usuzugura agaciro k'utuntu duto two mu buzima. Utuntu duto ntukadusuzugure. Utuntu duto nitwo duha umuntu ikinyabupfura n'imyitwarire nyakuri y'ubuzima bwe. Utwo dutuntu duto nitwo tugenda twigisha umuntu kugira ngo abashe gukura ageze ubwasa na Kristo. Bitaba ibyo agasa n'umubi. Imana idufasha gukuza akamenyero k'ibitekerezo, amagambo, indoro n'ibikorwa bizahamiriza abatuzengurutse bose ko twabanye na Yesu. Indoro, ibikorwa ngo bigomba guhamiriza abatuzengurutse bose ko twabanye na Yesu. Imyambarire yawe, imyifatire yawe, imyogoshere yawe, ibyo byose uje umenya ngo barabisoma. Iyo ubwiriza amagambo y'Imana, imyifatire yawe ishobora kuyasenya, gukamera nk'umuntu uri kubakisha ukuboko kumwe ukundi kuri gusenya. Urumva ko nta musaruro yageraho. Rero icyitegererezo nacyo kirakenewe, ntabwo ngitindaho. Akandi iri koranabuhanga naryo Imana yaduhaye ngo tugomba kuribyaza umusaruro. Ntiturikoreshe dusoma ibitagira umumaro. Benshi bafite amatelefone manini, iyo bapostinga
usanga bashyiraho amafoto yabo, bashyiraho ibintu bidafite icyo bimariye ababibona. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu afite umwuka w'ibwirizabutumwa, akantu kose abonye n'akanya kose abonye akabyaza umusaruro, kugira ngo niba ari amagambo y'Imana ukayapostinga, niba ari amagambo wasomye, niba ari umuburo, niba ari kohereza mugenzi wawe message ukamwandikira amagambo y'ingirakamaro ari bumufashe, utwo twose iyo ufite gukorera Imana akanya kose ubonye, kandi koko ibyuzuye umutima nibyo bigaragara inyuma. Iyo ubutumwa bwiza aribwo bukuri mu mutima, ntabwo byashoboka ko uceceka ngo utange akanya ko gupfusha ubusa, urwenya, amagambo atagira umumaro, amafoto yo kwifotoza ugenda werekana uko umeze none, uko wari umeze mu gitondo, ugenda usimburanya. Oya, ibyo ni mu bisimbuze amagambo y'Imana, amagambo y'ubugingo, mubyaza umusaruro akanya kose mubonye, kuko umurimo wose umuntu akora ngo agomba gutuma ibwirizabutumwa rijanirana nawo. Niko byanditswe muri kino gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, bavuga mu cyigisho kivuga ibyo guhamagarwa kwa Elisa, ngo ntabwo tuzakora kimwe, ntituzakora nk'uko Elisa yakoze twese, ngo ariko buri wese mu murimo akora azaja ashaka kubyaza umusaruro ibyo akora, ngo bihure no kubwiriza ubutumwa. Niba ucuruza, niba uri umunyeshuri, uzaje ukora igituma muri wa murimo ukora haba akarembo katuma ugera no ku bandi ukabwiriza ubutumwa. Reka ibyiza n'ingororano zo gukorera Imana, iyo ukorera Imana, gukorera Imana birimo umusaruro utagira ukungana. Nange murabona ku isi iyo umuntu akorera abakomeye aje yumva afite ishema, iyo ukorera mu kigo gikomeye uje wumva ufite ishema. Noneho kwitwa umukozi w'Imana, Pawulo yaravuze ngo ni imbabazi twagiriwe. Gukorera Imana ni imbabazi umuntu aba yaragiriwe. Ngo abantu benshi ngo niyo bari gutekereza bakoreye Imana, narabisomye, wenda gukorera Imana twe kujya twumva ngo wumve, ndasoma amapaje 2 muno niyo ngiye gusorezaho. Mu gitabo cy'uburezi bari gusobanura ukuntu Mose yakoreye Imana n'ibyiza yakuyemo n'ukuntu yanyuzwe n'uwo murimo. Niyo magambo nshaka gusoma, ndongera nsome no mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, mwumve ko gukorera Imana ari ingirakamaro. Baravuze ngo 78 ayo mateka yose ni ingirakamaro cyane, ntawe atagirira akamaro, ariko cyane cyane urubyiruko. Mose yanze ubwami bwari bumutegereje, Pawulo yanga kubaho akize kandi yubashwe na rubanda. Bombi bahitamo imibereho yuzuye imiruho iba mu gukorera Imana. Imibereho yabo bagabo kuri benshi ifatwa ko ariyo kwiyanga no kwitamba. Benshi ngo iyo bari kureba Mose bya bindi yanze byo mu Egiputa, agahitamo gukorera Imana hamwe n'Abisirayeli, ngo bumva ko yiyanze kandi ko yagenje ate ko yitambye. Mbese byaba ari ukuri? Mose yatekereje ko gutuka bamuhora Kristo ari ubutunzi burutuga abanyegiputa babitse bwose. Yatekereje atyo kuko ariko byari biri koko. Pawulo yaravuze ati nyamara byari ndamuyanje, nabitekereje ko ari igihombo kubwo kumenya Kristo, ndetse mbitekereza ko ari igihombo, ndetse ko ari nk'amase. Hepfo Pawulo yaranyuzwe n'icyo yahisemo. Burya gukorera Imana we ntabwo yumvaga yaritanze, ahubwo yumvaga yarahisemo icy'agaciro kuruta ibindi. Hepfo Mose yahawe ingoro ya cyami, yabagagamo n'abami bo mu Egiputa n'intebe y'ubwami, ariko ibinezeza by'ibyaha bituma abantu bibagirwa Imana byari byuzuye ibwami, maze mu cyimbo cyabyo Mose yihitiramo ubutunzi buhoraho no gukiranuka. Aho kugundira icyubahiro cya Egiputa, Mose ahitamo komatanya imibereho ye n'umugambi w'Imana. Aho gushyiraho amategeko agenga Egiputa, ayobowe n'Imana yashyizeho amategeko yo kuyobora isi yose. Yabaye igikoresho cy'Imana mu guha abantu ayo mahirwe, ayo mahame ariyo ngabo ikingira umuryango na rubanda, akaba ari n'ibuye rikomeza imfuruka. Hepfo gukomera kwa Egiputa ubu kwaguye mu mukungugu, imbaraga n'iterambere ryayo byararangiye, ariko umurimo wa Mose tuzigera wibagirana na rimwe. Mu by'ukuri gukorera Imana ntabwo ari gukora iby'akanya gato. Ibyo mubona abantu basuzugura ni ukuri ubu uri gukorera ibizaramba, ntabwo ubuhisemo nabi, uhisemo neza. Gukorera Imana, murumva ko Mose iyo ahitamo mu Egiputa ubundi aba yarapfuye n'izina rye rikibagirana, ariko n'uyu munsi ibyo yakoze biracibuka kandi biracyabwiriza n'abandi. 201 nari mbabwiye ko ariyo nsorezaho mu guhamagarwa kwacu gukomeye.
burya kuja mu by'Imana ukayikorera ngo nta nubwo witanze cyane. Baranditse ngo benshi bavuga imibereho ya gikristo, benshi bavuga imibereho ya gikristo idukura nk'ibinezeza no kwishimira iby'isi. Reka mvuge ko nta kibidukuyemo cyabasha kudukiza. Kuja mu bukristo nta ngo benshi baje bavuga ngo ko hari ibyo bitwaka. Oya, ntacyo biba bitwatse cyiza. Mbese hari ibibuza amahoro, ubukene n'imibabaro umukristo asakirana nabyo? Yego birahari, kandi muri ubu buzima ntibyabura. Ariko so umunyabyaha tuvuga ko we anezerewe n'ibinezeza by'isi, iyo mibabaro yo mu buzima ntabwo imugeraho. Mbese ntabwo tumubona kenshi afite ibimuburagiza n'ibimubuza amahoro. Rimwe na rimwe abakristo batekereza ko ari byo, ko bari guca mu bihe bikomeye, kandi ko bagomba gukomeza kugundira ukuri kudakunzwe na benshi. Bahamya ko ari abigishwa ba Kristo, ko inzira bari gucamo ivunanye, kandi ko basabwa kwitangaho igitambo, mu gihe mu by'ukuri nta gitambo na kimwe batanga. Niba mu by'ukuri baragiriwe ubuntu bakemererwa mu muryango w'Imana, ni kihe gitambo batanze? Birashoboka ko Yesu bayobotse yaba yaratumye bacana isano n'abavandimwe babo bakunda isi, ariko itegereza icyo baguraniwe. Amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'Umwana w'Intama. Bashizwe hejuru, ni ukuri barazamuwe cyane kugira ngo bazasangire agakiza. Baragwe n'Imana kandi baraganwe na Kristo umurage utabasha kubura. Mbese icyo nicyo twitangaho igitambo, ni ugutandukana n'ikinyoma tukakira ukuri, ni ukuva mu mwijima tukaza mu mucyo, kureka icyaha tukaza mu gukiranuka, kureka izina ryibagirana n'umurage w'isi tugahabwa icyubahiro cy'iteka n'ubutunzi butagajuka kandi budashobora kononekara. Mbese koko ibyo nibyo byitwa kwitangaho igitambo? Buriya reka mbabwire, kuja kuba uw'Imana ukajya mu ruhande rwayo ntabwo ubuhombye, ahubwo wungutse. Niyo mpamvu uwo mutwaro Yesu yavuze ngo ntugenje ute, ntuvunanye, ntunaremereye. Gukorera Imana birimo amahoro yo mu mutima, birimo n'ubwenge bw'ubuzima, birimo no kumenya kuzigama ibyawe ntibipfa ubusa, birimo kumenya, harimo inama nyinshi zagushoboza kubaka umuryango wawe, kubeshaho abawe, kutazaba umusinzi, kutazaba umusazi, kutazaba umujura, nawe ukazaba ingirakamaro, ugakenerwa, ugakundwa, ugakundirwa icyo umaze. Rero gukorera Imana ntabwo ari uguhomba, ahubwo ni ukwiteganyiriza. Reka tusabe Imana ngo iduhe urukundo rwo kubikunda. Buri wese akoreshe impano Imana yamuhaye. Imana ikeneye abayikorera bakiri bato. Twasomye impamvu ngo bafite umubyizi munini bakora uruta uwabakuze, bafite ibyinshi bikeya bibazize kuruta abakuze, ngo bashobora kwihanganira imihindagurikire y'ibirere, bashobora kwihanganira ubuzima kuko nta mitwaro myinshi bikoreye. Reka muri aya masaha abaduteza amatwi buri wese agira umwete wo gukora, kuko gukorera Imana ni inshingano. Nitudakora ngo tuzaba turi kwikurura umujinya w'Imana. Imana iturinde kuba abanebwe n'abanenganenzi, ahubwo tugire uruhare mu murimo wayo, mu izina rya Yesu. Amen.